Refuge TV ubuhungiro. Ikaze mwese abari mu itorero ryera, ikaze namwe badukurikiranye kuri Refuge TV ubuhungiro. Turacaganira ibisabwa ngo umuntu abe umuyobozi mu itorero. Ibisabwa ngo umuntu yitwe cyangwa abe intumwa mu itorero, abe umwepiskopi, abe umushumba, abe mwarimu, abe umuvugabutumwa, abe umudiyakoni. Ikinangaza ni uko muri aba bantu bose ibisabwa ngo babe bariya mu itorero ntabwo bavuga umuhanuzi. Nyamara njya numva hari abantu bafite amatorero ngo yitwa ngo Ministère de la Parole Prophétique, bayobowe n'umuhanuzi, kandi umuhanuzi ntabwo aba mu bantu bayobora itorero. Umuhanuzi ntabwo ari umwe mu bantu bafite impano y'umurimo wo gukorera umuyobozi bw'itorero. Ariko namwe murabazi bitwa gutyo, abiperezida ngo ni ba profete, abavuga ko bayoboye itorero rya profesi, abavuga ko bayoboye minisiteri za profesi ari abahanuzi. Abo ngabo ijambo ry'Imana mu by'ukuri ntabwo nzi aho baba barishyize. Aho kwibaza utari ko njyewe ko ntari intumwa, cyangwa se ko ntazabayo, ko ntari umwepiskopi, ko ntari umushumba, ko ntari umwarimu, uti ko ndi umukristo usanzwe nkaba ntawe umuvugabutumwa, yewe n'ubudiyakoni ntabwo ngira, simpanura, uretse ko naberetse ko abahanuzi atari abayobozi b'itorero. Uti inyigisho nk'iyi yamarira iki? Ikintu cya mbere ugomba gusobanukirwa ni uko aba bantu bahabwa ubuyobozi mu itorero bidatewe n'uko basengewe, ahubwo bitewe n'uko umwuka w'Imana yabahaye impano zo gukora iyo mirimo y'ubuyobozi mu itorero. Rero si ugusengerwa bigira umuntu umuyobozi w'itorero. Niho uyu munsi ndi bwibande mu bisabwa umuyobozi. Ntabwo Bibiliya yigeze itubwira, ntabwo ijambo ry'Imana yigeze ritubwira ko harimo gusengerwa, ko harimo kurambikwaho ibiganza, ko harimo ikindi kintu gusigwa amavuta. Nta kintu kirimo umuyobozi w'itorero asabwa uretse kuba yarabitoranyijwe n'Imana ikabihamiriza mu mpano z'umwuka wera imuha. Turareba rero ibintu muri iyi nyigisho byenda kuba nka 5 cyangwa 4. Turareba ukuntu umuyobozi w'itorero ari umwigisha w'ijambo rizima ry'ukuri, bityo turaba tumenye ko hari abayobozi b'itorero batigisha ijambo rizima ry'ukuri. Ndababwira iryo ari ryo kandi akenshi menya murizi. Turareba ko ubuyobozi bw'Imana bwo bw'itorero bushingiye ku bwitange no gukorera abandi nta nyungu, ku buntu, tarimo kubashakamo indonke. Tubone ko ufite umwuka wera, ubuhanga n'ubushobozi ari byo bimuhesha umuhamagaro wo gukorera Imana, ko atari ugusengerwa no kurambikwaho ibiganza no gusigwa amavuta bituma umuntu akorera Imana. Ubuyobozi bwo mu itorero buhabwa umuntu w'indakemwa kandi umuntu w'imfura n'indagiso. Ni umuragizi w'itorero, ntabwo ari nyir'itorero. Turaza kubona ko umuyobozi agomba kwigisha inyigisho z'ukuri za Yesu Kristo, zigumisha abantu mu kwizera Yesu Kristo, zitabajyana mu kwizera ibindi. Tubone ko umuyobozi w'itorero agomba kuba urugero rwiza mu banyetorero. Ariko kandi nze gusoza nerekana mu by'ukuri aho gusengerwa no gusigwa amavuta n'ibindi byose bikorwa bimika abayobozi, aho byaturutse ko atari imihango ya gikirisitu, ni imihango ya kiyuda. Bityo abayuda ntabwo ari abakirisitu, kandi abayuda ni abapagani, ni imihango ya gipagani. Dutangire rero dusobanura byose ibyo mbabwiye. Turagenda tureba ijambo ry'Imana aho ribivuga muri Bibiliya. Umuyobozi w'itorero ni umwigisha w'ijambo rizima kandi ijambo ry'ukuri. Iyo abantu bavuze ijambo rizima kandi ijambo ry'ukuri, mu by'ukuri ni ukuvuga ko haba hariho ijambo ritari rizima kandi ritari iry'ukuri. Ni umuntu ubasha kwigisha abandi ijambo ry'Imana, ariko by'ukuri ni ubasha kurera abandi mu ijambo rya Yesu Kristo, ijambo ariryo jambo ry'Imana. Kuko Yesu ari Imana, ijambo rya Yesu Kristo riba ari iry'Imana. Ariko iyo umuntu avuze ngo mu ijambo ry'Imana gusa, atavuze Yesu Kristo clearly, Imana iri hejuru ya Yesu Kristo kandi iruta Yesu Kristo mu by'ukuri. Gukoresha iyo mvugo bituma umuntu ashyiramo ijambo ryose ryo mu isezerano rya kera na ryose ryo mu isezerano rishya. Nyamara wajya kureba ugasanga abantu bo mu isezerano rya kera
bari bafite ijambo ry'Imana ariko ntabwo bari bafite ijambo rya Kristo. Bari abigishwa ba Mose ariko ntibari abigishwa ba Yesu. Bityo rero ijambo ryigishwa kino gihe ntabwo ari irihindura abantu abigishwa ba Mose, ahubwo ni irihindura abantu abigishwa ba Yesu. Bityo ijambo ry'ukuri ntabwo riri mu isezerano rya kera aho Mose afite ijambo ryo kwigisha abayuda, ahubwo riri mu isezerano rishya aho intumwa na Yesu Kristo bafite ijambo ry'umwuka wera ryo kwigisha abizeye Yesu Kristo. Umuntu w'umuyobozi w'itorero agomba kurwanya inyigisho izo ngizo z'ubuyobe zihindura abantu abigishwa ba Mose n'abigishwa b'isezerano ritari iry'iki gihe. Akazirwanya n'inyigisho zipfuye n'inyigisho zitari zo. Twabonye ubushize muri Tito ukuntu Pawulo amushishikariza guhangana n'abo bigisha b'abayuda b'abahanuzi bazana inyigisho z'ubuyobe ngo zipfuye, ariko kumubwira ati bamwe baza gutuka abanyakrete yuko ari abanebwe, ko ari abantu babi cyane n'ibiki byose. Ati abo bantu boreka imiryango yose. Abigisha inyigisho z'ubuyobe, inyigisho zitari z'ukuri, n'inyigisho za kiyuda, n'inyigisho za Mose, n'inyigisho z'isezerano rya kera. Naho rero umuyobozi mu itorero kino gihe agomba kuba ukomeza abandi mu ijambo rya Yesu Kristo, atari ukomeza abandi mu ijambo rya Mose. Reka dusome muri Timoteyo wa kabiri igice cya kabiri, ndasoma umurongo 24 na 25, ariko reka mpere ku 23. Nyamara ibibazo by'ubupfu n'iby'abaswa ntukabyemere, uzi nawe ko bibyara amahane. Ariko umugaragu w'umwami wacu ntakwiriye kuba umunyamahane, ahubwo akwiriye kugira ineza kuri bose, agakunda kwigisha, akihangana, agahanisha ubugwaneza abamugisha impaka, ngo ahari nibishoboka Imana ibahe kwihana, ngo bamenye ukuri, bahinduke, bave mu mutego wa Satani wabafashe mpiri, babone gukora iby'Imana ishaka. Ntagira aho ngaho gusobanura iby'Imana ishaka. Muzi ko Yesu bigeze kumubaza bati ni iki twakora Imana ishaka? Arababwira ati nuko mwizera umwana wayo, nuko mwizera uwo yatumye, nuko mwizera Yesu Kristo. Umuntu ukora icyo Imana ishaka nta kindi akora. Yizera Yesu Kristo, ntabwo yizera amategeko, ntabwo yizera imbaraga ze bwite zo gushobora gukiranuka. Noneho rero nsubiyemo ndebe n'ibindi birimo hariya ku murongo 24, Pawulo abwira Timoteyo ati umugaragu w'umwami wacu ntakwiriye kuba umunyamahane. Ibi by'amahane nabivuze ubushize, ariko ndagira ngo mvuge ko ari umugaragu w'umwami wacu, atari umugaragu wa Mose. Ndagira ngo mvuge ko ari umugaragu w'umwami wacu, kandi umuntu witwa umwami ntabwo ari Yehova uko bamubonaga mu isezerano rya kera. Ni Yehova wabaye Yesu, wabaye umubiri, yitwa Yesu Kristo, niwe bita umwami wacu. Yesu Kristo niwe mwami. Bityo rero Pawulo yari kubwira Timoteyo ati nk'umugaragu wa Yesu Kristo, ntabwo ari nk'umugaragu w'ibindi, nk'umugaragu wa Yesu Kristo ntukagira amahane. Ibi ngibi ntabwo bitindaho cyane. Ava ngo ajya akunda kwigisha. Umugaragu wa Yesu Kristo ntabwo bamushishikariza umukozi w'Imana mu rwego rwo gukora Yesu Kristo. Ntabwo ari umuhanuzi, ntabwo bamushishikariza guhanura, ntabwo bamushishikariza gusenga, ntabwo bamushishikariza kwiriza, ntabwo bamushishikariza ibindi. Dore baravuze ngo umugaragu w'umwami wacu akwiriye kuba atamunyamahane. Ibyo ndabyumvise, ariko akwiriye kugira ineza. Ibyo nabyo nabivuze ubushize. Agakunda kugira gute? Gusenga, agakunda kugira gute? Kwiriza ubusa, agakunda kugira gute? Guhanura, agakunda kugira gute? Kuririmba, agakunda kugira gute? Guhimbaza, agakunda kugira gute? Kwigisha. Bene data, umuntu w'umukozi w'Imana mu rusengero, umuntu w'umukozi w'Imana mu itorero udafite kwigisha, nta kindi kintu aba ari gukora mu rusengero. Afite ibindi akora bindi, ariko ntabwo ari umuyobozi w'urusengero, ntabwo ari umuyobozi mu itorero. Nta kazi kagaragara afite ko kuyobora itorero niba adakunda kwigisha, niba adafite kwigisha. Uku kwigisha nibyo Yesu yavuze ati nimugende mubwirize amahanga yose, abazizera muzababatize.
ariko nimurangiza mubigishe ibyo nababwiye byose. Ntabwo yavuze ngo mubigishe ibyo Mose yari yabategetse, ntabwo yavuze ngo mubigishe iby'isezerano rya kera, ntabwo yavuze ngo mubigishe ibyo abayuda bose bizera cyangwa babamo. Mubigishe ibyo Yesu Kristo yababwiye byose. Yesu witwa Kristo ntabwo yabayeho mbere y'uko avuka kwa Yosefu na Mariya. Ati mubigishe, mubahindure abigishwa banjye, abigishwa ba Yesu Kristo. Aha rero reka mbibutse impamvu ibi bintu by'abigishwa ba Mose byari biriho kandi izingisho zari ziriho. Hahandi Yesu yakije umuntu wavukanye ubuhumyi, baramujyanye iyo mpumyi, bajya kwibaza mu rusengero rwabo rw'icyo gihe bati ninde waguhumuye? Ati yitwa Yesu, niko numvise. Bati ese ko tuzi yuko uwo Yesu ari umunyabyaha, ashobora guhumura gutaba umunyabuvukanye? Harabwira ati ariko mwebwe mumwita umunyabyaha, njye simbizi, njye nzi ko gusa navutse ndi impumyi ariko akaba yampumuye. Noneho bati bahamagara ababyeyi bati ariko umwana wanyu yavutse koko ari impumyi? Bati mumwibariza nawe arakuze. Bakomeje kumubaza arambuye arababwira ati ariko ye, aho nababwiriye ko mutari kubyumva, murashaka namwe kuba abigishwa ba Yesu Kristo? Noneho baramubwira bati reka 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 reka, genda ube umwigisha wa Yesu wenyine, twebwe turabigishwa ba Mose. Uri kumva? Ibi mbabwira yuko abantu bigisha ibintu byo mu isezerano rya kera bahindura abantu ko bigishwa ba Mose, ntabwo ari njye ubivuze, ni ijambo ribivuga. Nuko abantu bizera inyigisho zo mu isezerano rya kera nk'uko bari abantu bo mu rusengero bazizeraga, abafarisayo bazizeraga, abatambyi bakuru bazizeraga, abayuda bazizeraga, bose bari abigishwa ba Mose. Aha rero umugaragu w'umwami, ni ukuvuga umuntu waje gukora Yesu Kristo, agomba kumenya kwigisha, ariko akigisha inyigisho za Yesu Kristo, ntiyigisha inyigisho za Mose. Ahubwo nawe agomba kumenya kwihangana. Ibi ndaza kwibona mu kanya. Ikindi kintu, agahanisha ubugwaneza abamugisha impaka ngo ahari nibishoboka Imana ibahe kwihana. Ni ukuvuga ngo abantu babandi bafite ubudini muri bo, bafite amategeko ya Mose muri bo, bafite isezerano rya kera muri bo, bafite ubuhanuzi muri bo, baba abanyampaka, babagisha impaka umwigisha, ariko ngo agomba kumenya ubushe twari twabonye ko agomba ngo kubafunga umunwa, agomba kuziba impaka zabo akabafungisha umunwa. Ariko hano aravuga ngo abikore mu bugwaneza, ngo ahari Imana yabababarira bakihana, baramutse ashoboye kubabarira nako kubigisha n'abakabasobanurira ijambo ry'ukuri ryo kwizera, ngo bakihana. Ahangaha banditse ngo ikira ngo ibahe, ngo Imana ngo birashoboka ko Imana yabaha kwihana. Hakurikiyeho kwihana ibyaha. Uri bari kwihana iki? Ni abantu bihana inyigisho bigisha z'ubuyobe, inyigisho bigisha za Mose, inyigisho bigisha zitarizo, zitari ukuri, zitari nzima. Ngo ahari nibishoboka Imana ibahe kwihana. Ntabwo ari kwihana ibyaha. Kwihana ni ukugarukira Imana. Kwihana ni ukugaruka uva aho mu byo wakoraga ukajya mu bindi utakora. Noneho rero ngo uyu muntu ari umwigisha w'ukuri wa Yesu Kristo, ashobora kubwira ba bantu bayibigisha inyigisho z'ubuyobe kugira ngo bihane, ni ukuvuga kugira ngo bahindukire, bareke kwigisha inyigisho z'ubuyobe, noneho nabo bamenye ukuri, nabo bigishe ukuri. Ngo ahari Imana yatuma bihana, ikabaha kwihana, ngo bamenye ukuri. Aha rero bene data, murabizi yuko ibi ndi kubabwira nuko mura nabyo kenshi namwe, kandi muzahura nabyo. Niba muri mu itorero ryera mbigisha gutya, muzahura nabyo, muzahura n'abanyedini, muzahura n'abigishwa ba Mose, n'abigishwa b'amadini ya Kiyahudi ariko yiyitirira ubukirisitu. Abangaba muzajye mubabwiriza ukuri kw'ijambo rya Kristo, hanyuma yenda Imana izabaha kwihana. Ariko nuko icyo bivuga ni iki? Nitabaha kwihana bizagenda gute? Bazakomeza barimbuka? Bazakomeza bigisha ibyo bigishaga? Nitabaha kwihana bizagenda gute? Ntabwo bazigera bamenya ukuri. Bazakomeza bigisha ibinyoma kandi batekereza ko bari kwigisha ukuri. Abo bantu bigisha ibinyoma batekereza ko bari kwigisha ukuri, ku murongo wa 26 turavuga ngo yenda Imana yabaha kwihana bakamenya ukuri, ngo basinduke bave mu mutego wa Satani. Abantu batigisha inyigisho za Yesu Kristo ni abasinzi, uretse bya bindi bajya bavuga ngo abantu banywa inzoga, ni abasinzi kandi bari mu mutego wa Satani, bari mu mutego wabafashe mpiri.
ngo babone gukora rero iby'Imana ishaka. Nabasobanurire ngo iby'Imana ishaka ntabwo ari uko abantu bakurikiza amategeko ya Mose. Iby'Imana ishaka ntabwo ari uko abantu bigishwa iby'isezerano rya kera. Iby'Imana ishaka ni uko abantu bizera umwana we Yesu Kristo akaba ari we bagumamo, hanyuma kandi bamara kumwizera bakigishwa ibye ntibigishwe ibya Mose, hanyuma kandi bakazahinduka abigishwa ba Yesu Kristo ntibahinduke abigishwa ba Mose. Turi akandi gace k'ubuyobozi bushingiye ku bwitange no gukorera abandi nta nyungu. Buriya abayobozi abantu bayobora ariko bigisha ibya Mose mu by'ukuri babikorera inyungu, kuko mu buyobozi bw'amasezerano rya kera abayobozi baba b'itorero baba b'igihugu bose bari babifitemo inyungu. Niko Imana yari yarabitegetse icyo gihe, bari bafite ibyo basaruza mu bantu bayoboye. Ariko mu isezerano rishya iyi misaruro abantu bakuramo bayoboye Yesu yayikuyeho. Ushaka kumva niyumve. Donc ubuyobozi bushingiye ku bwitange no gukorera abandi nta nyungu buyobora bukorera abandi budashaka gukorerwa. Umuntu agaha abandi serivisi ariko udategereje ko ari cyo bazakugarurira en retour. Ni ukuvuga ngo pastor agakorera itorero rye, agakorera abakristo be, ariko atiteguye ko hari umukristo n'uyu n'umwe ushobora kuza kumwishyura ineza yamukoreye. Nta mirimo umuntu agomba pastor, nta mirimo umuntu agomba umuvugabutumwa, nta mirimo umuntu agomba umwigisha w'ijambo. Iyo wigishijwe n'Imana ibiguhaye mu mpano ya wa muntu, ariko wowe ntacyo ugomba wakwigisha, ntacyo ugomba wagukoreye, nta na kimwe. Byari biriho kera ariko ntabwo biriho ubu ngubu. Ubuyobozi bushingiye ku bwitange no gukorera abandi nta nyungu buragira intama bubikunze kandi bubishaka nta gahato. Uwumva atabikunze, uwumva atabishaka agomba gusezera, akisezerera kandi ntagomba kuba muri ubwo buyobozi. Uretse ko nibaza ukuntu umuntu abugeramo. Turaza kubona igituma abugeramo, nuko abamusengera abamwimika badakurikiza iby'umwuka, bakurikiza iby'umubiri. Agomba kugira ubuyobozi butanga urugero rwiza, abandi bakamureberaho. Nicyo gituma nababwiye ubushize ngo nta muntu ushobora kuba umuyobozi w'itorero yari umudivorce. Nta kindi nuko adatanga urugero rwiza. Nta muntu ushobora kuba umuyobozi w'itorero afite urugo rwamunaniye, ndavuga abana bamunaniye, nuko adashobora gutanga urugero rwiza mu kurera abana. Ariko ku by'abana tugire aho tubigarukiriza. Nubwo umuntu ashobora gusaza akitwa umwana wa kanaka, ariko hari ikigero umuntu agera akitwa majeur, akitwa umuntu mukuru, aho ababyeyi batagifite uburenganzira n'ubushobozi bwo gukomeza kumugenzura no kumuha uburere, biba byararangiye. Abo ngabo nubwo bakora amakosa nyuma ntabwo bitirirwa ababyeyi. Amakosa abana bagira akitirwa ababyeyi ni amakosa abana bagira bataragera kuri majorite. Majorite yo mu Rwanda amenya ari imyaka 18. Ariko ni ukuvuga ngo abana bakunaniye mbere y'imyaka 18 barakudisqualifier mu buryo udashobora kuba umuyobozi mu itorero. Icyakora abana wareze kugeza ku myaka 18 batarakora amadega, bakaza kugera ku myaka y'ubukuru bagakora ayo madega, baba barakuvuye mu maboko. Ikibazo gusa nuko n'ubundi biba bigaragara ko utabareze neza mbere, kuko ijambo riravuga ngo iyo umwana umweretse inzira akiri mutoya asaza akirimo. Ni ukuvuga ngo iyo ageze igihe yigenga ntabe mu nzira wamutoje, nuko nta niwe waba waramutoje. Ariko icyo gihe bwo ntabwo ari amakosa yatuma udemisiyona mu mirimo. Gusa abana batoya bananiranye ngo b'inkubaganye batubaha, abo ngabo bagomba gutuma ababyeyi babo bava mu mirimo y'ubuyobozi bw'itorero. Noneho hari ikintu nongeyeho ubushize, kuko baravuga ngo udashobora kuyobora urugo rwe ntashobora gushingwa imirimo mu itorero. Urugo rw'umuntu burya harimo umugore n'umugabo cyangwa se n'abana, ariko hiyongeramo n'abakozi bo mu rugo, hongeramo n'abandi bantu baba muri urwo rugo, hongeramo na ba nyokobukwe n'abandi yande ucumbikiye baba mu rugo rwawe. Rero muri urwo rugo niba abandi bose baba bafashe neza ariko abagucumbitseho nabo bafashe nabi, n'urwo rwarakunaniye. Ntabwo ushobora gufata nabi abayaya n'ababoye bawe ngo uvuge ngo icyakora njye ndi umukozi w'Imana. Oya, tanke amasengesho n'akanwa k'umuyaya no k'umuboyi wo mu rugo rwawe ataragushima, ataragusabira umugisha, uriho umuvumo, ntushobora kuba urugero rwiza mu itorero. Tanke abo mubana mu rugo, ba nyokobukwe bandi abo wemerewe kubaza mu rugo rwawe bakuvumira ku gahera, oya, ntabwo ushobora kuba urugero rwo kuyobora itorero. Mwabyumvise? Iyo bavuze ngo urugo rwawe, urugo rurimo n'abandi bantu batari abo mwashakanye cyangwa abo wabyaye. Tusoma muri Mariko 10:35 kugera ku 45, haranditse ngo
nuko Yakobo na Yohana bene Zebedeyo baramwegera baramubwira bati mwigisha, turashaka ko uduha icyo tugusaba cyose. Arababaza ati murashaka ko mbaha iki? Baramusubiza bati uduhe kwicara mu bwiza bwawe, umwe iburyo bwawe undi ibumoso. Maze Yesu arababwira ati ntimuzi icyo musaba. Mwashobora kugwera ku gikombe nzanyweraho cyangwa kubatizwa mu mubatizo nzabatizwa? Baramusubiza bati turabishobora. Yesu arababwira ati koko igikombe nzanyweraho muzakinyweraho, kandi n'umubatizo nzabatizwa niwo muzabatizwa namwe. Ariko kwicara iburyo bwanjye cyangwa ibumoso bwanjye si njye ubigaba, ahubwo bibikiwe abo byateguriwe. Ba bandi 10 babyumvise batangira kurakarira Yakobo na Yohana. Yesu arabahamagara arababwira ati muzi yuko abavugwa ko ari abatware b'amahanga bayatwaza igitugu, n'abakomeye muri bo nibo bayategeka. Ariko muri mwe siko biri, ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe ajye aba umugaragu wanyu, kandi ushaka kuba uw'imbere muri mwe ajye aba imbata ya bose. Kuko umwana w'umuntu nawe ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba inshungu ya benshi. Bine datereka nsubire muri aya magambo kugira ngo nyabasobanurire. Ntabwo ndatinda ku gace kabariya ka Yohana na Yakobo bashatse kubaza Yesu ko ngo abahe ubutware mu bwami bwe, abagire ibyegera bye bya hafi, umwe iburyo n'undi ibumoso. Mu handi babivuga yuko ari nyina wagiye kubasabira. Noneho rero ahari ahantu Yesu arababwira ati ntabwo mwashobora kubaho kuzapfa urupfu nzapfa mu by'ukuri. Batarabibuze ngo ni urupfu azapfa, baramubwira ngo ibyo twabishobora. Baba barabyiyemeje. Nicyo cyatumye babyiyemeje, aravuga ati okay, ubwo mubisabye kandi mukaba munabyiyemeje muzapfa nk'uko nzapfa, nabo muzicwa. Uyu Yakobo na Yohana bene Zebedeyo barishwe. Noneho rero cyane cyane Yakobo ni wabaye wa mbere mu kwicwa. Ariko sasa nshaka gutinda ni ku murongo wa 39, aho basubiza ibyerekeranye n'ubuyobozi bwo mu bwami, ari bwo buyobozi bwo mu itorero, ari bwo buyobozi bw'abakozi ba Yesu Kristo. Baramusubiza bati turabishobora. Ati nuko urupfu nzapfa muzarupfa, n'igikombe nzanyweraho muzakinyweraho, umubatizo nzabatizwa muzawubatizwa, ariko kwicara iburyo bwanjye cyangwa ibumoso bwanjye ni ukuvuga kuba abayobozi mu itorero cyangwa kuba abayobozi mu bwami bw'Imana. Ati ibyo bifite abo byateguriwe, ni ukuvuga ngo ziriya ntumwa ntabwo ari zo zizaba iza mbere mu ijuru. Yesu yarabivuze ati abambere bazaba abanyuma. Yesu yarabivuze n'uyu munsi, abitwa intumwa, abitwa abapasitoro, abitwa abigisha, abitwa twebwe turi imbere mu itorero, ntabwo ari twe necessarily batsa imbere mu bwami bw'Imana. Yarabivuze ati abambere bazaba abanyuma, abari inyuma nibo bazaba abambere. Mwebwe bakristo mutega amatwi mukumva ijambo ry'Imana mukarishira mu bikorwa, mushobora gusanga mwicaye imbere yanjye njye ndi kubigisha. Mushobora kuzasanga mu bwami bw'Imana ari mwe murabagirana kundusha, kubera yuko kurabagirana kwanjye nawe kuzaturuka ku kwigisha kwanjye. Kurabagirana kwanjye kuzaturuka ku gukurikiza iby'ijambo rya Yesu Kristo rimbwira, nanjye nkabishira mu bikorwa. Niyo mpamvu Pawulo avuga ngo ataba yarigishirije ubusa, ngo nawe ngakubita ngo adahusha, agira ngo ataba ari wabwiye abantu ibyo bakora ngo akazasigara inyuma. Rero ntimukite ku matitira abantu bafite badakurikiza iby'ijambo rya Yesu Kristo rivuga. Ahangaha rero biravuga ngo ababwiye intumwa ati mwebwe ntabwo mushobora kwicara iburyo n'ibumoso bwanjye, ibyo ngibyo bifite abo Imana yabigeneye, kandi abo yabigeneye ni bande ntabwo tubazi, ntiyabatubwiye. Noneho rero ariko hari ikintu yababwiye ku murongo wa 42, ngo Yesu arababwira ati muzi yuko abavuga ko ari abatware b'amahanga bayatwaza igitugu. Ibi bivuga ngo iki? Nuvuga ngo abayobozi bo hanze bose batwaye amahanga bose mu nzego zabo zose, Yesu yahamije ko batwaza igitugu, ibyo nakazi kabo. Ngo n'abakomeye mu bari amahanga nibo bategeka, nukuvuga udakomeye muri amahanga ntabwo ategeka. Mbaho urugero rwa Amerika muri kino gihe, imaze iminsi kubita igihugu inshi mu matama. Ejo bundi yagiye kubita igihugu urushi mu itama, itwara perezida n'umugore wabo, irazira bafunga, irangiza itegeka abahasigaye ngo nimukore ibyo mbabwira, peteroli yanyu nimuyinzanire, nuko irayirundarunda. Ubu ngubu isi igiye kubura peteroli, ariko Amerika yo yagiye kuvoma peteroli kubera imbaraga zayo.
yagiye kuva peteroli muri Venezuela, iyibuza kwijya mu Bushinwa, ibabuza kuyicuruza n'ibindi bihugu bikeneye, iyohereza muri Amerika. Irangije kubona ko ifite reserve zihagije, irajya gukubita Irani, yongera kubakubita udushi, nawe Irani none yongera basenyere. Abantu bo ku isi yose bagira ubukene butewe no kubura gazi, peteroli na lisansi. Ariko kubera ko bakomeye, ninde uzavuga se? Yagiye kubakubita idafite uburenganzira bwa Loni, ni ukuvuga mu buryo bw'amategeko mpuzamahanga iri mu makosa. Ariko ninde uri buvuge se? Ntawe. Nibyo yose ari kuvuga ngo abakomeye bategeka isi bategekesheje igitugu kandi bayitegeka mu mbaraga. Ku murongo wa 23 atariko muri mwebwe mba mu itorero, mwebwe abo mu itorero, mwebwe bo mu bwami, ngo ntabwo ari kubiri. Ntabwo mwebwe umunyembaraga ari ugomba kujya gukubita bagenzi be inshi ngo abambure ibyabo byose. Mwebwe ngo abo mu itorero siko biri, ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe najye abo umugaragu w'abandi. Abantu bo mu itorero biganye ubuyobozi bwo ku isi, nabo bashaka gutegekesha itorero igitugu, nabo bashaka kwambara nka perezida, nabo bashaka kugira imodoka nk'iya perezida, nabo bashaka kugira ubutware bwa perezida, nabo bashaka kugira ubukire bw'abaperezida, nabo bashaka gutegeka itorero nk'uko isi itegetswe, bayitegekesheje igitugu. Ibyo bintu byose arabura ngo muri mwe siko biri bene data. Rero ushaka kuba mukuru mu itorero ajye aba umugaragu w'abandi, ushaka kuba imbere mu itorero ajye aba imbata ya bose. Ngo umwana w'umuntu ari we Yesu Kristo, ari we Mana, ari we muremyi wacu, ari we turi gukorera, ari we twitse ngo ni umwami wacu, ngo yaje ataje gukorerwa. Nta muntu n'ubu ndi kuvuga ntabwo nkorera Yesu, ntabwo nkorera Yesu, azi kwikorera, arabishoboye, afite umwuka ushoboye kumukorera. Ngo yaje ataza gukorerwa. Nta muntu ugusaba gukorera Yesu, ahubwo agusaba wowe gukora ibintu agubwira kugira, ariko ntabwo ari kumukorera. Yaje ataje kutumukorere, yaje aje kwikorera, arabizi kandi abikora neza. Niwe mukozi w'umuhanga, niko ijambo rimuvuga. Umwana w'umuntu yaje ataje gukorerwa, ahubwo yaje ngo gukorera abandi, yaje gutangira ubugingo bwe kuba inshungu y'abantu benshi. Umuyobozi mu itorero agomba kwiga akigira kuri Yesu, ntiyigire kuri fayida, ntiyigire ku ntumwa, ntiyigire ku bandi. Kereka umuntu wavuga ati nka Pawulo ati nimunyigiraho kuko nanjye nigira kuri Yesu. Ariko niba umuntu atongeyeho ko ibyo bamwigiraho nawe ari byo yigiye kuri Yesu, ntibakamwigireho. Ntukigire ku mushumba wawe niba ibyo akora atarabyigiye kuri Yesu. Ujye wigira kuri Yesu gusa, hanyuma utangire ubugingo bwawe intama washinzwe kuyobora, utangire ubugingo bwawe abandi nk'uko nawe yabutangiye abandi. Ukunde nk'uko Yesu yakunze. Reka rero no kugatindaho ngere no muri Petero wa mbere, ibaruwa ya mbere ya Petero igice cya 5 umurongo wa 2 kugeza ku wa 4. Ariko kugira ngo mwumve inkuru neza, reka nsome mbere ku murongo wa mbere. Haranditse ngo aya magambo ndayahuguza abakuru b'itorero bo muri mwe, kuko nanjye ndi umukuru mugenzi wanyu n'umugabo wo guhamya imibabaro ya Kristo, kandi mfatanyije namwe ubwiza muzahishurwa. Ngo muragire umukumbi w'Imana wo muri mwe, mutawurinda nk'abahatwa, ahubwo muwurinde mubikunze nk'uko Imana ishaka, atari kubwo kwifuza indamu mbi, ahubwo kubw'umutima ukunze, kandi mudasa nk'abatwaza igitugu abo mwagabanijwe, ahubwo mube ibyitegererezo by'umukumbi. Kandi umutahiza naboneka ari Yesu Kristo, muzahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika. Ahangaha ndagira ngo mwumve aya magambo Petero ari kubwira abandi bashumba, ababwira ati umuntu ntayijingirirwa kuragira itorero. Umukumbi w'Imana muwugirire neza mudahatwa, ngo muwurinde mubikunze mubikuye ku mutima, ngo nibyo Imana ishaka. Ati kandi ntimukabikorere kugira ngo mukunde mubone indamu mbi, no kuvuga ntimukaragire itorero kuko rigomba kubahemba, kuko rigomba kubaha ibibatunga nibabeshaho. Imana yabatumye, niba ariyo mukorera, Yesu yabatumye, niba ariyo mukorera, muzamuhembeshe, niwe mukozi koresha wanyu. Donc ntihakagire umuntu ubaza abo yigisha igihembo cy'imirimo, kuko iyo abikoze abakoze ibyo gushaka indamu mbi. Abantu baje bakorana umutima ukunze, badatwaza itorero igitugu, kandi
baragire umukumbi bawuha icyitegererezo, bawuha urugero rwiza. Ibyo nibyo Petero yavuze. Ubwo rero reka nongere mbereke yuko ufite umwuka wera, ufite ubuhanga n'ubushishozi n'ubushobozi, niwe ufite umuhamagaro wo gukorera itorero, niwe ufite umuhamagaro wo kuyobora mu itorero. Ntabwo ari uwasengewe, ntabwo ari uwasutsweho amavuta. Reka umuntu ufite impano z'Imana z'umwuka wera niwe uhabwa ubushobozi bwo kuyobora itorero. Ni ukuvuga ngo uramutse utamusengeye turabibona, utamusize amavuta turabibona, ntacyo ukoze turabibona. Iyo yuzuye umwuka, impano ze z'umwuka zigaragara, ashobora kuyobora itorero ndetse arabikora ntawe wamusengeye kandi ibintu bigatungana. Turaza kubibona. Ninde wasengeye intumwa mwabibonye? Nawe. Ninde wazisize amavuta? Nawe. Turabibona mu kanya. Ariko iki gihe umuntu arakubwira ngo abakozi b'Imana basengewe. Ntabwo abakozi b'Imana bagomba gusengerwa, ahubwo abakozi b'Imana buzuye impano, abakozi b'Imana buzuye umwuka. Nawe niba barasengewe, uwabasengeye se yaruzuye umwuka nawe? Uwabasengeye se yarafite ubushobozi bwo kubaha impano z'umwuka nawe? Reka da. Ntabwo abakozi b'Imana ari abasengewe, abakozi b'Imana ni abuzuye umwuka. Dore tubirebe. Mu Bagalatiya igice cya 5:22-23 hari impano, hari imbuto z'umwuka wera zakomeje gusabwa abayobozi bo mu itorero mwaho hose nagiye mbasomera. Hari kugira urukundo, hari ukugira ibyishimo, hari ukugira amahoro, hari ukugira kwihangana, hari ukugira ineza, hari ukugira ingeso nziza, hari ugukiranuka ari byo mu by'ukuri kuba inyangamugayo, hari ukugwa neza, hari no kwirinda. Ibi bintu by'imbuto 9 z'umwuka wera bivugwa mu Bagalatiya 5:20-23 nibyo mu by'ukuri basabye umushumba agomba kugira. Ibi babivuze mu buryo butandukanye, ariko nibyo bamusabye. Biriya rero ntabwo harimo gusengerwa, biriya rero ntabwo harimo kurambikwaho ibiganza, biriya rero ntabwo harimo gusigwa amavuta. Umuyobozi mu itorero agomba kuba indahemuka n'inyangamugayo, ibyo bita stewardship, cyangwa akaba adafite ownership y'itorero, akaba indahemuka, mbese akaba igisonga. Ariko ubusonga nababwiye ko ari kuba indagizo, ni ukuhabwa indagizo, itorero ukariyobora nk'aho ari indagizo ya Kristo, waragijwe na Kristo, nturigire iryawe. Umuntu navuge ngo mu itorero ryanjye ryera cyangwa mu itorero ryanjye oya, nta torero rya fayida rihari. Ntavuge ngo mu itorero ryanjye runaka, nta torero ribaho ry'umuntu warishinze cyangwa uriyoboye. Itorero ni rya Kristo. Noneho rero n'icyo cyo bivuga ni iki? Njyewe nk'umuntu uko nyobora urugo rwanjye, mfite ibyo nemera mu rugo rwanjye, n'ibyo nkunda mu rugo rwanjye. Ariko iyo ngeze mu itorero ntabwo ndeba ibyo njyewe nkunda mu itorero, ndeba ibyo Yesu akunda ko ari byo bikorwa mu itorero. Ntabwo urugero, nigeze kujya kwigisha ahantu, mbwira pasiteri ariko ibintu by'inzoga wowe ubibona ute ko njye mbona atari icyaha? Uramenye ntuzabyigishe mu itorero ryanjye. Navuga ni itorero se riba ryo gute? Ati kubera ko nabwiye umugore n'abana banjye yuko inzoga ari icyaha, ntabwo nshaka kumvuguruza mu itorero abantu ngo bazamenye ukuri, yuko ndababujije ibintu bitari ibyaha. Nawe ntari se mu rugo rwawe uzababuze kunywa inzoga nibyo, n'umugore wawe uzamubuze kunywa inzoga nibyo, ariko si itorero ni ryawe. Mu itorero nabo bagomba kumenya no kubaho nk'uko uyoboye urugo rwawe kandi utuyoboye nabi mu kinyoma. Nuko hari abantu rero bameze batyo, umuntu akavuga ngo ubwo mu rugo rwanjye ibintu ndashobora kubikora, ngo njyewe mu itorero nabwo ntabwo nzabikora, kandi ibyo udakora mu rugo rwawe ari amafuti, cyangwa ibyo ukora mu rugo rwawe ari amafuti. Ugomba kumenya ikora itorero ko rikorerwa ibyo Kristo ashaka, ridakorerwa ibyo wowe ushaka, kuko ni irya Kristo si iryawe. Nuko rero ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa. Nagira ngo wumve iri jambo ryo kugwa no kuva mu byizerwa ibyo ari byo. Itorero njya numva bavuga ibi bintu, bo ubwabo baraguye bavuye mu byizerwa, ariko ntabwo bazi ibyizerwa ibyo ari byo, niyo mpamvu batazi nuko baguye. Ngo mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa. Muri iyo bihe turimo, abaguye bavuye mu byizerwa ni abahe? Mu Bagalatiya 5:4 handitse ngo mwebwe abashaka gutsindishizwa n'amategeko mutandukanyijwe na Kristo, kuko mwaguye muretse ubuntu bw'Imana. Abazagwa ni abigisha amategeko bavuye mu buntu bw'Imana.
mperutse kumva kandi buri munsi ndabyumva umuntu avuga ngo ariko fayida ko wigisha ubuntu bw'Imana ngo ntugishe amategeko y'Imana. Umva rero, nintigisha ubuntu nkigisha amategeko ndaba nguye mva mu byizerwa. Ibi bintu ndababwiye yuko kwigisha ibintu by'amategeko no kwigisha isezerano rya kera byaje mu mwaka w'1546 bizanwa na Kiliziya Gatulika. Imyaka 100 ikurikiyeho abapuro barabyemeza, bakomeza kunyigisha za Kiliziya Gatulika mu by'ukuri, bibwira yuko babaye abaporo kandi n'ibizina, kuko inyigisho za Kiliziya Gatulika bari bazikomeje. Rero uyu munsi ubu ngubu abanditse ngo mu bihe bizaza, yandikaga mu myaka iri hagati mbere y'imyaka 100, igihe abakristo ba mbere bakiriho, nibwo Pawulo yanditse mbere y'imyaka 60, 64. None rero nyumvira, yaravuze ngo mu bihe bizaza, ni ukuvuga mu mwaka w'1546 n'iki gihe cyacu, abantu bazaga bava mu byizerwa kuko bazaba batangiye kwigishwa iby'isezerano rya kera rya Mose. Ariko babyigisha bo babyigisha batekereza yuko ngo bava mu byizerwa ni abatakurikiza amategeko yabo y'inzoga n'ingutiya bo baraguye, bavuye mu byizerwa, ngo basigaye bashaka gutsindishiriza n'amategeko, batandukanyijwe na Kristo, baraguye baretse ubuntu bw'Imana. Katukubize uwo murongo, ariko mbereke ko ngo mu bihe bizaza bamwe bazaga bakava mu byizerwa ngo bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Bene data, mwumve inyigisho z'abadayimoni ukuntu bagiye kuzivuga rero, ngo bazita ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, ngo bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, ngo bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo, wo mwiza. Nagira ngo ubwire ngo umuntu ufite inkovu z'ibyaha nuko ahisha amategeko. Umuntu rero wigisha amategeko n'ubundi ararengaho, niyo mpamvu agira ibyaha, niyo mpamvu agira inkovu zabyo. Ngo babuze iki? Reka wumve. Ngo babuza kurongora. Nababwiye ngo umuntu winjije isezerano rya kera muri Bibiliya ni Kiliziya Gatulika, kandi ikintu cya mbere Kiliziya Gatulika yigishije kuva kiriya gihe yabishyiraho, yibuza kurongora. Abapadiri babo ntibarongora, abasenyeri babo ntibarongora, ngo babuza kurongora. Ariko waze wumve yuko aba bantu bigisha ibingibi byo kuza kurongora bigisha izi nyigisho n'iz'abadayimoni, ngo babuza kurongora. Ikindi cya kabiri bakora abo bantu bigisha inyigisho z'abadayimoni, ngo baziririza ibyo kurya Imana yaremye kugira ngo abizera bakamenya ukuri babirye bashima. Abagatulika ntabwo baziririza ibyo kurya, ariko amadini ya Giporo na Gipanekoti n'abarokore bose bo baziririza ibyo kurya. Bo baziririza ingurube, bo baziririza inzoga, bo baziririza ibyo kurya, ngo kandi Imana yararemye byose kugira ngo abizera babirye bashima Imana. Aba bantu bazira inyigisho bigisha, dore Pawulo azita inyigisho mbi z'abadayimoni, inyigisho z'ibinyoma. Niyo mpamvu aba bantu bavuga ngo mu bihe bizaza bazaga bave mu byizerwa, baraguye, bagushije umutwe n'amazuru, bavuye mu byizerwa, basubiye inyuma, batakaza ubuntu bw'Imana, bava muri Yesu Kristo, bigisha Mose n'abahanuzi. None ku murongo wa 4 ngo kuko iby'Imana yaremye byose ni byiza, ngo ntiharimo icyo gutabwa iyo cyakiranywe ishimwe, iyo umuntu afite ibiryo ibyo ari byo byose akabirya yishimye, ngo kuko byezwa n'iki? N'ijambo ry'Imana. Icyo nicyo cya mbere. Ijambo ry'Imana ryeza ibiryo by'abantu gute? Ijambo ry'Imana ryeza ibiryo by'abantu igihe Imana yabwiraga abantu ngo murye ibingibi, murye ibingibi. Ibiryo byose Imana yabyejeje ryari? Igihe Imana yabwiraga Nowa avuye mu nkuge, umwuzure urangiye, ngo ugende urya ibintu byose. Mbere yaratanze kurya ibiti n'imboga n'ibiki byose, yongeraho kurya inyama n'inyamaswa zose, abuza gusa kurya amaraso izo nyamaswa. Muribuka ko Nowa iki gihe aribwo yateye divayi, imizabibu, inzabibu zirera, nuko yinywera ka divayi, arangije arasinda, arangije yambara ubusa, arangije Imana ko itamuhannye kandi yanyweye divayi agasinda, ahubwo we ubwe ku giti cye, umwana w'umwe yaraje abonye yasinze yambaye ubusa, aba ari ujya kumuhamagariza abandi ngo baze bamukobe. Imana ntabwo yahannye Nowa kubera yasinze, ni ukuvuga ko nta cyaha yari yakoze rero. Hanyuma ahubwo Nowa kubera ko yari amaze kubona yuko yasebye, ntabwo yatinyutse kuvuma umwana we, yavumye umwuzukuru we, avuma imfura y'umwana wamuteje isoni mu ruhame. Icyo cyakwereka ni iki? Ijambo ry'Imana igihe ryemerera abantu kurya ibyo barya byose,
ryari ryarangije kubyeza. Uyu munsi rero birejejwe, ariko bakubwira ngo hari ibintu bitejejwe. Abo ngabo bigisha inyigisho z'ubuyobe kandi bigisha inyigisho z'abadayimoni. Ngo ikindi ngo byezwa n'iryo jambo ryavuze ngo bizaribwe, ikindi bikazwa no gusenga. Aba barokore baragenda bagasengera ibiryo byose ngo birejejwe, ariko bakirengagiza yuko bitejejwe n'amasengesho yabo, ahubwo byejejwe mbere na mbere n'Imana yatanze uburenganzira bwo kubirya. Kubera iki? Kuko bigisha inyigisho z'abadayimoni, bigisha inyigisho z'ubuyobe, inyigisho z'abantu bishakira indamu. Baraguye, bavuye mu byizerwa. Ibi bihe nibo byahanuriweho. Umuyobozi w'itorero agomba kuba urugero rwiza mu itorero, akaba urugero rwiza mu magambo, akaba urugero rwiza mu myitwarire, akaba urugero rwiza mu rukundo, akaba urugero rwiza mu kwizera Yesu Kristo, akaba urugero rwiza mu kumugandukira, akaba inyangamugayo. Rero abantu batizera Yesu Kristo babitangamo urugero rwiza, bagatanga urugero rwiza mu kwizera Mose n'inyigisho ze n'abahanuzi, bakatanga urugero rwiza mu kwizera idini rya Kiyahudi rya Kiyuda. Abo bantu ntabwo ari abayobozi b'itorero, ni abayobozi b'idini rya Kiyuda ryiyitirira izina rya Yesu Kristo. Dusome muri Timoteyo wa mbere igice cya 4, ndasoma umurongo 1 ngira ngo ngire ibintu bigufiye. Ngo ntakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no kwizera no ku mutima uboneye. No kuvuga ngo Timoteyo icyatumye bamugira umuyobozi w'itorero ntabwo bamusengeye ndaza kwibereka. Timoteyo ntabwo yasengeye ngo abe umuyobozi w'itorero. Timoteyo yahamburiweho ibiganza ahabwa impano z'umwuka wera. Timoteyo baramuhanuriye bamubwira yuko afite impano nyinshi zimurimo, ariko ntabwo bigeze bamusengera ngo abe umuyobozi w'itorero, ahubwo kubera ko yari afite impano Imana yamushyizemo nyinshi, Pawulo arabimwibutsa akamubwira ati ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga, ku ngeso zawe, ku rukundo, mu kwizera kwawe no kugira umutima uboneye. Uyu Pawulo amutangira ubuhamya, ntabwo Pawulo ari wamwimitse, ahubwo yamaze kumubona na biriya amusigira ubuyobozi bw'itorero. Gusenga, basengera bimikirwa imirimo yo mu itorero bituruka he? Bituruka mu Buyuda, bituruka mu isezerano rya kera, bituruka mu idini ritari ry'abakirisitu, idini ry'abayuda n'uyu munsi rirahari. Abarikunda mwagiye muri Isirayeli mukibera abayuda, uretse ko abayisirayeli bazabatera amabomba, ntabwo bazatuma mwinjira. Niba mutari abayuda ntabwo muzajya, kuko idini rya Kiyuda rishingiye ku bwoko bw'amaraso, ntabwo rishingiye ku myizerere. Ushobora kwizera umuyuda mu myizerere yabo, ariko ntuzagenda ngo baguhe intebe muri Isirayeli nk'uko bayiha abafarasha. Abafarasha ni abayuda bo muri Etiyopiya b'abirabura bajyanywe muri Isirayeli mu gihe cy'inzira yo muri za 1989 na 1990, bajyanirwa yuko ari abayuda mu maraso, bagombye gupima za ADN zabo kugira ngo babajyane. Ntabwo abandi banya-Etiyopiya bose b'abirabura nubwo baba basenga mu dini ya Kiyuda bigeze bajya muri Isirayeli ngo babakire. Ariko uyu munsi umuntu agatinyuka akigisha ubuyuda mu itorero, yarangiza agatekereza yuko ngo azasangira n'abayuda imigisha yabo. Mbere yuko abayuda babona imigisha bazabanza bahanirwe yuko batizeye Yesu Kristo. Wowe uwigisha ubuyuda mu itorero uzabanza uhanwanwe hamwe nabo yuko watakaje kwizera. Reka rero turebe ibyo bintu biri mu isezerano rya kera kurusha uko biri mu isezerano rishya. Mu isezerano rishya nta hantu namwe abantu b'abayobozi b'itorero basengewe, ndabibereka. Nta hantu namwe barambitsweho ibiganza ngo babe abayobozi b'itorero, ndabibereka. Reka tubisome. Byatangiriye mu isezerano rya kera mu gihe cya Mose. Dore musome mu Kubara igice cya 11 umurongo wa 16 na 17. Mwongere murebe mu Kubara igice cya 11 umurongo wa 24 na 25. Aho ngaho handitse ukuntu Imana yabwiye Mose gutoranya abakuru 70 b'Abayisirayeli. Imana ibahamagara ngo baze imbere y'ihema ry'ibonaniro, baze imbere ya Eleyasari na Mose ahari. Cyakora ntabwo babwiye ngo nabarambiriweho ibiganza, ahubwo ngo Imana ngo irafata umwuka uri muri Mose ihe kuri ba bantu 70 bajye kumufasha guca imanza z'abakuru z'imiryango ya Isirayeli. Noneho rero muri abo bantu Imana yahaye ku mwuka wa Mose, kugira ngo bigaragare ko babonye ku mwuka wa Mose, bahise bahanura. Ariko biravuga ngo bahanura ako kanya gusa birangirira, nimwongeye guhanura ikindi gihe.
hari harimo babiri bagomba kuza guhabwa k'uwo mwuka ariko batigeze baza ku ihema ry'ibonaniro, bari mu nkambi hamwe na bagenzi babo batangira guhanura. Baza kubwira Mose bati hari abantu twabonye bahanura. Arababwira ati nimubihore. We yari azi icyabaye kuko abo bantu bahanuriye mu nkambi nabo ni abacamanza ba Isirayeli. Nuko Yoshua umugaragu wa Mose ati jya kubuza abo bantu guhanura Mose rwose. Ati n'imbabazi ungiriye se, niba abisirayeli bose Imana yabaga guhanura. Ni ukuvuga ngo n'uyu munsi hari abantu bagira ishari ry'uko umurimo w'Imana hari abandi bantu bari kuwukora, nyamara byabaye inshuro nyinshi. Aho ngaho urumva yuko Mose yanze kugira ishari kuko abantu bari guhanura bakoresheje umwuka yari afite. None umuntu witwa Yohana Batisa umubatiza baramubwiye ati wa mugabo witwa Yesu wa wundi watweretse asigaye abatiza abantu bose nibo bashiriye baragiye. Arababwira ati mumureka akomeze, mumureka kure, njyewe ndi umuranga nishimira guhagarara uruhande rw'umukwe. Uwo nguwo niwe twese umwuka afite, niwe twese twahaweho, nimureka akomeze, agomba gukora njyewe nkagabanuka. Donc baza kubwira Yesu bati Yesu, dufite abantu twabonye bigisha ibintu mu izina ryawe, babirukana amadayimoni mu izina ryawe, reka tujye kubabuza. Ati nimwo kubabuza, kubera yuko abo bantu nibo bakora nk'ibyacu ntabwo bashobora kuturwanya. Rero mu itorero hari abantu bafite umwuka wo kuvuga ngo ninjye pasitoro, ninjye kanaka, abandi bo kugira impano, bo kugira icyo bakora. Abo bantu ntabwo bari mu muhamagaro, kuko umuntu w'umuhamagaro yishimira ko bagenzi be nabo bagira impano z'umwuka zishobora gutuma bakora imirimo nk'iyakora ndetse bakamurusha. Nuko ikindi gihe cyabonetse abantu basengerwa mu isezerano rya kera bitari ibyo mu isezerano rishya bene data. Mose yarambitse ibiganza kuri Yoshua, mujye kureba mu Kubara 27 umurongo wa 18 kugera ku 23. Imana yabwiye Mose iti rambika ibiganza kuri Yoshua agaragazwe muri Bayisirayeli ko ari umuyobozi mushya w'Abayisirayeli. Ibyo Imana yabikoze igira ngo igaragaze yuko Mose asize umuyobozi kandi asize amwemeye nawe ko yemera ko ari Imana yamushizeho, amubwira ngo nahagare imbere ya Eleyazari umutambyi mukuru umwana wa Aroni kugira ngo na Eleyazari yemere ubuyobozi bwa Yoshua. Icyantangaje nuko amurambikaho ibiganza mwumva icyo yamubwiye. Imana yaramubwiye iti umurambikaho ibiganza kugira ngo umuhe icyubahiro cyawe Mose we, Abayisirayeli bazamwubahe nk'uko bakubashye. Nuvuga ngo ntabwo Mose yarambutse ikiganza kuri Yoshua ariko umuha umwuka, ahubwo yamurambitseho ikiganza ariko umuha igitinyiro yari afite mu Bayisirayeli kugira ngo Abayisirayeli batazatinyuka Yoshua ngo bamusuzugure kandi ari wahawe ubuyobozi. Urukumva ibyo bintu rero bigana byo mu isezerano rya kera nibyo bazanye mu itorero, abantu bayobya itorero, baraguye bagushira amazuru. Donc ahandi ha gatatu, abami n'abahanuzi akenshi basigwaga, abami cyane cyane abami basigwaga amavuta, bakimikishwa amavuta ariko bimitswe n'abahanuzi. N'abahanuzi nta nubwo basigwaga amavuta. Abahanuzi Imana umwuka yabazagaho gusa bagatangira gukora. So Sawuli na Dawidi bimitswe na Samuel, ujye kubera muri Samuel wa mbere igice cya 10 umurongo wa mbere na Samuel wa mbere igice cya 16 umurongo wa 13, bimitswe n'amavuta, ntabwo bo babarambitseho ibiganza kuko ari abana. None turaza kureba ubwami bwa Yesu nabo bamusize amavuta, yindi bamusize aravuga ngo aya mavuta bansize bayansigiye urupfu, ntabwo bamusigiye kuba umwana, bitegura uko azashingurwa, uko umurambo bari kuzawusiga. Yesu ubwe yashyizweho n'Imana ubwayo, ahabwa impano, biranditswe muri Luka 4:18. Ubwo ibyo bisezerano bya kera ndabiretse ngeze mu isezerano rishya. Mu isezerano rishya nta namwe basengera umuntu wahamagaye mu murimo, nta namwe bigeze bamusengera, dore utangiriye kuri Yesu. Muri Luka 4:18 haranditse ngo umwuka w'Uwiteka ari muri njye, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza, yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwuka umwami agiriyemo imbabazi. Hanga kuvuga ngo yasigiwe imirimo, ni ukuvuga umwuka wera yamuhaye impano zo gukora iriya mirimo, niko kumusiga. Ariko nta n'uwabikoze de façon symbolique ngo aze avuga ati reka musuka amavuta mwimike, ntawe, nta n'umwe. Ni ukuvuga rero ngo kwimika kwa Yesu Kristo ntabwo ari ibyakozwe n'amavuta, ntabwo ari ibyakozwe n'abamusengeye,
nicyo gituma n'abayisiraheli bigeze kumubwira n'abakuru b'abafarisayo n'abatambyi batari kuwa mugabo we, watubwira uguha uburenganzira bwo gukora ibyo ngibyo ukora, watubwira ububasha ukoresha aho ubukura. Nibwo yababwiraga ati nanjye nimumbwira ububasha Yohani Batista yakoreshaga aho yabukura, nibwo ndababwira ubwanjye aho bukura. Baramubwira bati ntabwo tuzi ibya Yohani Batista kuko batashakaga kugaragaza yuko batamwizeye. Ati ubwo mudashaka kubimbwira nanjye ntabwo mbabwira ubwo bubasha bwanjye bukura. Ariko icyari gitumye bamubaza gutyo ni ukubera iki? Nuko bamubonaga ari gukora imirimo y'abasizwe, imirimo yo kuba umwarimu w'ibitaga rabi, bo bimikaga abarimu babo babasengeye babarambitseho ibiganza. Ati wowe ko tutazi uwagusengeye, ko tutazi uwakurambitseho ibiganza, ninde uguha ubushobozi bwo kwigisha nkatwe? Ninde uguha ubushobozi bwo kuza mu rusengero ko twe turi abatambyi badusengeye bakaturambikaho ibiganza bakadusiga amavuta, wowe wasizwe nande? Arababwira ati ntabwo mbabwira uwansize, simbabwira uwabikoze kuko namwe mwanze kumbwira watumye Yohani Batista. Ntabwo ni ukuvuga rero ngo ntabwo Yesu yasengewe, ntiyasizwe amavuta. Katubirebe no ku ntumwa ze ntabyo yakoze, ariko Yesu ubwe ni wahisemo intumwa 12 atagombye kuzisengera, atazisize amavuta, atazirambitseho ibirenge n'ibiganza, ntacyo yazikoreye kindi uretse kwigisha hamwe nazo imyaka 3. Yarangiza akababwira ati mugende basize mugiye kwigisha amahanga yose, muhere Yerusalemu mugere ku se. Kuki bagomba guhera Yerusalemu kandi Yerusalemu basanzwe bafite inyigisho za Mose? Yerusalemu basanga inyigisho za Mose, basanga inyigisho y'isezerano rya kera. None atumye intumwa ze ngo muhere Yerusalemu kandi Yerusalemu basanga inyigisho. Nuko batari bagiye kwigisha Yerusalemu inyigisho za Mose cyangwa z'ubuhanuzi cyangwa isezerano rya kera. Niyo mpamvu rero abangaba yohereje. Yigeze hari ikindi yakoze uretse kubahuha ngo bahe umwuka wera? Ati mugende mugere ku mpera y'isi, ati mugende mujye kubwira ab'impera y'isi ukugarukira Imana ari byo kwihana no kubabarirwa ibyaha muri Kristo. Ati murahamya ibyo ngibyo. Yigeze batuma kuba abahamya ba Yehova ngo kugera ku mpera z'isi? Yigeze batuma kuba abigisha idini rya Isirayeli kugera ku mpera y'isi? Yigeze batuma kuba abigisha amategeko ya Mose kugera ku mpera y'isi? Yavuze ngo bajye kubwira abantu bahindukirira Imana, no kuvuga bihane kandi babwirizwe ko ibyaha byababariwe muri Kristo, ngo nibwo azagaruka aje kurangiza isi muri kimwe. None uyu munsi ibintu bigisha nibi, bigisha ngo kwihana ibyaha. Yesu yigeze avuga ngo bajye kubwira abantu bihana ibyaha? Yaravuze ngo mubwire abantu bigarukira Imana bihane, hanyuma mubabwire yuko ibyaha byabo byababariwe muri Kristo. Ariko ntabwo ari byo abayobye batwigisha. Bigisha inyigisho z'ubuyobe, ntabwo ari byo batwigisha. Bigishije inyigisho z'ubuyobe. Dore turebe mu itorero. Mu itorero ntabwo Yesu utarasize asengeye intumwa yazisikiye ngo bajye basengera abandi. Hari aho Yesu asenga avuga ati ndasengera abangaba ariko ndasengera nabo bazizera. Urumva yarabasengeye ngo babe intumwa se? Nawe yababizera se yarabasengeye ngo bazabe intumwa cyangwa ababigisha cyangwa abavuga ubutumwa cyangwa abapasitori? Oya, yasengeye abantu bose bazamwizera, intumwa n'abazigisha. Ariko intumwa zo zigiye gutangira gukora ibyo zikora, zizana mu Buyahudi. Nababwiye yuko intumwa zasubiye inyuma nazo kugeza ubwo zandikirwa igitabo cy'Abaheburayo kivuga gusubira inyuma kwazo. Niyo mpamvu ibintu zakoze zisengera abantu ngiye kubibereka, ntabwo byari ibintu bisabwa mu bukirisitu uyu munsi twakwigana nk'itorero. Byari ibintu byo mu isezerano rya kera namaze kubasobanurira, ariko bitari byo kwigana. Dore mu byakozwe n'intumwa igice cya 6 umurongo wa 5 kugera ku wa 6, Petero asengera abadiyakoni ba mbere ngo bajye kugabura ibiryo, kubera yuko intumwa bari bazihaye ibintu byabo, ngo abantu bagurishaga ibintu byabo bakazizanira intumwa, ngo intumwa zibikwize mu bantu hatagira umukene uboneka muri bo. Ariko intumwa zibikwirakwiza nabi, harimo Petero, ku buryo abakene n'abapfakazi b'abagereki babimye. Bikozwe nande? Bikozwe n'intumwa. Abantu baritotomba bati muraducura ku byo abantu bashize hamwe. Noneho nibwo intumwa zije twananiwe mu by'ukuri, nimushaka abantu buzuye umwuka wera. Ntabwo ari abantu bagiye gusengerwa ngo babone umwuka wera. Mushaka abantu buzuye umwuka wera, bashaka abantu 7. Noneho barabwira ati tubahaye imirimo yo kugabura ibiryo, twari tugiye gukomeza gusenga no kwigisha. Babasengeye atari ukugira ngo bahabwe iyo mirimo, kuko ni umwuka wera bagomba kubanza kugira ngo basengerwe. Ariko gusengerwa byavuga ngo iki? Ngo twemeye yuko iyi mirimo bagiye gukora mu ruhame rwanyu, twemeye yuko tutazaza kubarogoya, bayobowe n'umwuka wera, bazakora ibyo umwuka wera azababwira. Ntabwo bari bagiye bahawe ubwo buyobozi n'intumwa, ahubwo bahawe ubuyobozi n'umwuka wabahaye izo mpano.
dore ku Byakozwe n'Intumwa 13 umurongo wa 2 n'uwa 3, aho bavuga ukuntu Barinaba na Pawulo ngo ubwo basengaga mu mwami Imana biyiriza ubusa, ngo umwuka wera yababwiye ati nimundobanurire Barinaba na Sawuli bankorere umurimo mbahamagariye kujya gukora. Ubu murumva ababakubise ibirenge cyangwa amasengesho n'ibiganza byose nibo babatumye ngo bajye kuba intumwa, cyangwa n'umwuka wera wari wabagize intumwa? Nuvuga ngo umwuka wera yarababoneye ngo bagire intumwa, none abandi barabyemeza bati okay, tumenye yuko mwahamagara undi murimo, tuzabubahira uwo murimo mugiye gukora, nimugende ntabwo tuzongera kuba turi kumwe nabo. Ntabwo higeze haba abantu basengerwa ngo bakore imirimo y'Imana, ahubwo abantu bari bafite impano z'Imana nibo umwuka yavugaga ati aba bantu nabasigiye amavuta cyangwa nabahaye impano zabo ngo bajye gukora imirimo. Ntabwo bari bakeneye gusengerwa, ntabwo wabasengera ari wabahaye imirimo, ahubwo basengeye yari ari kwemeza ngo nawe ubwe aremeranya n'umutimanama yuko abo bantu bafite umuhamagaro atari uwo yabahaye, ntabwo ari uwo wabahaye uwo muhamagaro wabasengeye. Muri Timoteyo wa mbere igice cya 4 umurongo wa 14, ahangaha hari ibintu abantu bajya bakora basengera abapasitoro cyangwa abandi bantu. Ntabwo Pawulo yigeze asengera Timoteyo amugira umubishopu. Dore haranditse ngo ntukirengagize impano ikurimo, iyo waheshejwe n'ibyahanuwe ubwo warambikagaho ibiganza by'abakuru. Aba ngaba bakuru ari kuvuga ni abakuru b'ubwoko bubiri, umwe ni nyina wa Timoteyo, undi ni nyirakuru wa Timoteyo, noneho na Pawulo. Ariko ibi ntibabikoze bari kwimika Timoteyo ngo abe umubishopu, babikoze Timoteyo ari kuzura umwuka wera, kugira ngo yuzure umwuka wera. Hanyuma none amaze kuzura umwuka wera baza gusanga nyine ubwo afite umwuka wera afite impano z'Imana zigomba gukorera itorero, nta kindi. Ariko ntabwo aribo bamwimitse. Reka dusome muri Timoteyo wa 2 igice cya 1 ku murongo wa 5 kugera ku wa 7, handitse gutya ngo kuko nibutse kwizera kutaryarya kukurimo kwabanje kuba muri nyogokuru Loisi no muri nyoko Unike, kandi nzi neza yuko kukurimo nawe, nicyo gituma nkwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo ngo yake, iyo waheshejwe no kurambikwaho ibiganza byanjye. Ntabwo Pawulo yamurambitseho ibiganza ngo abe umubishopu, yamurambitseho ibiganza ngo abone impano z'umwuka wera. Ibi Pawulo yabikoreye ahantu hose, yagiye avuga ati asengera abantu abarambikaho ibiganza buzura umwuka wera. Intumwa Yohana na Petero bagiye mu Basamariya ngo barambikaho ibiganza buzura umwuka wera. Intumwa icyo zakoraga zakurambikagaho ibiganza kuzura umwuka wera, inyuma bamara kugaragaza impano zawe ufite, noneho impano zimwe zikaba ari zo kuzaba umuyobozi w'itorero. Ariko ntabwo Timoteyo yasengewe, ntabwo Tito yasengewe. Niyo mpamvu abiki gihe babikora barayobye, bambabarire, bakurikiza ibya Mose n'abahanuzi, bakurikiza isezerano ritari ryacu. Abo ngabo bavuye mu byizerwa baragwa, kandi niba bari nababwiye ngo bigisha kutarongorana, bigisha kutarya, kandi ibyo byose Imana yabiremye kugira ngo tubibemo twishime. Umurongo wa 7 ngo Imana ntabwo yaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye umwuka w'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Rero bene data, abantu bavuga ngo barasengerwa, nigeze kujya mu bukwe ahantu, ariko hakaba hari umupasitoro twakoranye umurimo kera. Noneho umupasitoro akaba muri kuri gihe bajyaga badutumira mu biterane, ninjye wigishaga, ariko ko ntari nzi Icyongereza, umupasitoro agakonterpreta ibyo nigisha akabishyira mu Cyongereza. Noneho bikamufrustra uko mbona kubona umukristo we ari uhabwa ijambo mu biterane kugira ngo yigishe ijambo kubera impano bampaye, hariho nkaba ntarigeze asengerwa. We wasengewe akatagira ijambo ashobora kwigisha mu bantu, nta muntu umutumira ngo aze kwigisha kuko nta muntu umubonamo impano. Noneho bukeye mu bukwe aza guhamagara ngo abantu ngo bakoze b'Imana ngo nibaze dusengere umugeni n'umukwe, ngo ariko ngo haze ngo abasengewe gusa. Ari uko ari mu giterane cy'abantu banzi yuko iyo batanze ijambo mu biterane ninjye baha kwigisha, we ntibabimuhe. None banyemera ko ndi umukozi w'Imana, we ntibamwemera nubwo yasengewe. Ati haza abantu bo gusenga basengera iyi couple, ariko ntihaze batarasengewe. Imigambo yo kuvuga ati uwasengewe niwe wahawe inkoni y'ubushumba, niwe wahawe umuhamagaro mu kuyobora itorero. Ubwo ni ubuyobeye. Baramusengeye ariko nta mpano agira, ntacyo ayoboye. Iryo torero rye rimeze nk'ikisi, ryaracumbye riracumbeka, kandi ntiryareka gucumba. Ntabwo itorero riyoborwa n'abasengewe, riyoborwa n'abafite umwuka w'Imana, riyoborwa n'Imana yahaye umuhamagaro ikaba yabashyize mu mwuka wayo. Intumwa rero ntabwo zasengeraga abantu
ngo zirambikeho ibiganza ngo bajye kujya mu muhamagaro, ntabwo aribo zabashyiragaho, ahubwo intumwa zasengeraga abantu ngo zemeze yuko nazo zemeye yuko abantu bagiye mu muhamagaro. Mu by'ukuri ntibyakorwaga kubera uwo wahamagawe n'umwuka, byakorwaga kubera bo ubwabo, ngo bamenye nk'uko Mose yagombaga kubimenya ko uw'Imana yarobanuye ugiye kumusimbura ari Yoshuwa, n'abandi bagombaga gusengera abandi bashyiraho ibiganza ngo bamenye yuko Imana yarobanuye abo bantu ngo bajye gukora imirimo yabatoranyije. Ntabwo ari abo bantu bahindurwaga icyo bari cyo n'amasengesho, ahubwo ni ababasengeraga bagomba kwemeza yuko bazi ko uwo muntu nawe yahamagara, kandi niba batari kubyemeza, ko nawe wemeje ibya Yesu byamubujije guhamagarwa, ko nawe wemeje iby'intumwa byabujijwe guhamagarwa, uyu munsi abandi ubatekereza ko ibizemezwa byagomba kwemezwa nande? Umuntu ashobora kudasengerwa iyo afite impano z'umwuka wera ayobora itorero, ariko umuntu ashobora gusengerwa atagira impano z'umwuka wera, ntabwo aba umuyobozi mu itorero. Niyo abaye umuyobozi mu itorero aba ari wa wundi w'ikirura, aba ari wa wundi mvuga ngo nisega yaje mu itorero yambaye uruhu rw'intama, ibije kurya intama ntabwo ibije kuyobora itorero. Abenshi rero bavuga ngo ni abakozi b'Imana basengewe, ni abakozi b'Imana baje mu itorero bambaye uruhu rw'intama ariko ntibigeze buzura umwuka wera. Abo ngabo iyo baje mu ntama baba baje kuzirya no kuzinyunyuza amaraso, baba baje gushaka indonke, ntabwo baba baje kuragira. Imana ibagirire neza bene data, tuzasubira ubutaha. Refuge TV, ubuhungiro. Mumaze kumva televiziyo ya Minisiteri Yera Mpuzamahanga Global Holy Ministries ifatanyije n'itorero ryera mpuzamahanga Global Holy Church.